abuzukuru ba nyirabazungu amaganya yabarenze. Budense nawe ngo afite ipfunwe ryo kujya kwipimisha nk'umugore utwite. Arariterwa n'iki? N'urunana. None se kutansobanuriye neza ubwo ndabivanga byose mu maganza? Ngo iki kante? Urambwiye ngo mu ifunguro ry'umwana ni hagomba kuburamo ibikomoka ku matungo. Nanyereka ibihari. Ariko nyine numbwiye uko ndi bubitegure. Nkubwiye ko dufite indagara, amagi n'amata. Yego. Uyu munsi rero turamutekera ibiryo birimo imboga n'indagara. Hanyuma ejo tuzamushyiriramo igi ritogosheje. Yego ndakumva. Amata yo urabizi ko agomba kuyanywa yaba ari yonyine cyangwa avanze n'igikoma. Ibyo ndabizi. Ganza mwiza, ngaho usanga kantengwa. Mwana wanjye isangire kantengwa mama. Dore ngiye ku kazi. Ese ushaka kwigumira mu ibere Ganza? Ngwino mama ajye ku kazi sibyo? Oya genda akira. Yuzujyane. Ikindi kandi wibuke ko ibyo ukora byose ugomba kubikorana isuku kante. Urabyumva? Yego ndabyumva mama Ganza. Ese kugarutse wibagiwe iki firi? Ahubwo we ntacyo wibagiwe bude? Reka ntacyo. Ndumva ibyo nagomba gutegura kantengwa byose nabirangije. Ahubwo ubu ndagira vuba ngo njye ku kazi ndebe ko ndangiza gukosora impapuro nyasigaranye. Ntangire guteranya amanota y'abanyeshuri banjye. Uyu munsi rero nibwo muganga yakubwiye ko ugomba gusubira ku gipimo. Kuhigimye se ntabwo wibukaga bude? Maze utuma ngenda kandi ngomba kuguherekeza. Ntabyibukaga rwose nabyirengagije nkana firi. Nkubwije ukuri kujya gutonda hariya mu bagore batwite ngifite Ganza w'amezi 6 simbishaka. Ariko muganga yagusobanurira akamaro ko gukurikiranwa n'abaganga mu gihe utwite sheri, ubyibuke. Ndabizi rwose firi. Nzi ko ari ingenzi kwitabira gahunda nahawe na muganga bakankurikirana njye n'umwana ntwite. Ariko rwose namwe mu nyumvi. Sinshaka ko abantu bazajya bambona ntonze hariya ngifite uruhinja rungana gutya. Umuntu nkanjye koko kubarirwa mu bantu babyara indahekana. Nyine habayeho amakosa ntitwumvira abaganga ngo tuboneze urubyaro tukimara kubyara Ganza. Ari nayo mpamvu wahise usama indinda. Ariko umwana utwite ntakwiye rwose kubiranganiramo. Nukuri numva nareka nkazajyayo byibura indi maze kuba nkuru. Hamagara umuyobozi rero ahubwo umubwire ko unyuze kwa muganga uze tugende rwose bagusuzume bamenye uko ubuzima bwawe n'ubwo umwana utwite bumeze. Mbega umugabo. Erega ni inshingano zanjye nk'umugabo kwita ku buzima bw'umugore wanjye n'ubwo umwana atwite. Ahubwo mbwira we, hari icyo nagufasha ngo twihute tutaza gusanga umurongo wabaye muremure. Kandi narame ntujya wumva waruraye hanze kubera ishuri none urashaka gusubirayo. None se we nibatangiye impapuro koko? Watumye Kingston. Nje n'ubundi ko ari ibizami nakoze. Kingston, uremera kujya mu ishuri ryanjye ukansabira mwarimu impapuro nakoreyeho? Oya nara, mwarimu wenda mutinya. Yorera n'ubundi ntacyo byari kumarira. N'ubundi se ko nakoze ibizamini nabi. Nyine twabikoze nabi dusiba. Ndigendeye namusigaraniye amaganya yanyu. Igendera sha wigira amahirwe ubu muhungu. Nge ndumva nifitiye n'imbaraga nke rwose sindi bushobore guhinga. Ihangane anje turahinga buhoro tunaruhuka. Iyo ngira imbaraga nari kugenda ngahinga hose wowe ukajya ku ishuri kuko uzi n'ubwenge. Noneho sinzi ko nakoze neza anje kuko ntabwo mfite ubwoba ko ndi butahe nyogokuru akankubita cyangwa akakwima ibiryo byose. Ukuntu shana na pizza n'inyamaswa cyane ko iki gihe mbona zarenze umwanya wa 5. Ihangane nyine nta kundi. Ariko nuko bataraguhamagara mu kibuga ngo wumve ukuntu bishimisha anje. Shase ko mba nirwariye sinige neza bampamagara mu kibuga gute. Ngerewe bizi mbikubwira. Biranezeza ibyo kumva amagazine cyawe imbere y'abantu bose. Nanjye nubwo ntaza mu bambere nkunda kwiga. Ariko nyine nyogokuru ntashaka ko twiga. Ubwo nukubyakira. Ubu se kuko mani kuki utatugize abantu nka Kingston ngo natwe batureka twiga uko tubishaka. Ariko muganga rwose
uranseka sugira ngo ibyo ukora simbona ari ubufindo. Nsekejwe n'ukuntu mwese mumbarije rimwe ngo bimeze bite muga. Erega muganga dufite ubwoba. Nawe se umuntu utwite akanonsa ugira ngo biroroshye. Nta kibazo Budense yanameze neza Fili. Umwana nawe nta kibazo afite umutima we uratera neza. Yego. None se muga indange ko ikiri nto ubu koko ushobora kumva ko umutima w'umwana utera? Twumva ko utera neza. Imana ishimwe ko umugore wanjye n'umwana bameze neza rwose. Urabona ko ari ngombwa kuza kwisuzumisha Bude? Ubu tuzi ko umeze neza n'umwana utwite. Bameze neza rwose. Gusa mugomba kwita ku mirire. Urebye mu minsi ishize kurya byananiraga ariko ubu ndagerageza muga. Si ukugerageza ugomba kurya indyo yuzuye. Ukananywa cyane umenye ko utwite kandi ukanonsa Bude. Nibyo mba mubwira rwose muga. Ariko izo shingano rwose zindekere. Ubu ngiye kumugaburira nk'uko agaburira Ganza. Nuko rwose Fili ubishyiremo imbaraga abone indyo yuzuye kandi ihagije. We n'uwatwite ndetse n'uwo yonsa bagira ubuzima bwiza. Muganga Devota noneho uba nteje uyu mugabo araza kunyicisha ibiryo. Ahubwo arakoze rwose kukumfasha. Biriya byo kurya winefaguza ntuzabyongera rwose mu gukundira. Nukuri ndagushimiye Fili kubahiriza inshingano zawe no guherekeza umugore wawe utwite kwisuzumisha. Kandi ndabibona ko ushishikajwe no gushyira mu bikorwa inyigisho muhawe. Rega muganga uyu mugore kumubona byaramvunnye. Ugomba kumwitaho. Nukuri ujye udufasha gukangurira abandi bagabo kuzana n'abagore babo ku gipimo igihe batwite. Urumva ko ubonye n'inshingano zo gukangurira abandi bagabo guherekeza abagore babo sheri? Abonzi bafite abagore batwite nzababwira da. Nakubwiye ko umugore agomba kurya indyo yuzuye. Wibuke ko akeneye n'umwanya uhagije wo kuruhuka. Ariko hari ikindi utagomba kwibagirwa gukorera umwana wawe muri iki gihe bamutwite. Ndira rwose nguteze yombi. Gukangura ubwonko bw'umwana uririmbira inda uyikuyakuya ukamusomera udukuru ukamubwira ko umukunda. Mbese ibyo bakubwiye byose Budense anatwite Ganza n'uyatwite arabikeneye. Ibyo nabyo rwose nzabikora muga. Maze hari indirimbo nari narahimbiye Ganza akiri mu nda nawe rwose nzamuhimbiriye. Ntiwumva se? Nyamara waratomboye Bude. Yaratomboye da. Ndabizi rwose Devo. Ndabashimiye cyane ko mwubahirije gahunda uko nayibahaye. Dore nanditseho iyo muzagarukiraho nayo ni ukuyubahiriza. None se kudusezera utaduhaye inzitiramibu baha abagore batwite muga. Yego. Inzitiramibu se ntibayiduhaye ubushize twipimisha ku nshuro ya mbere Fili? Ngenda ninzi ko umugore uje kwipimisha bayimuha. Ni impamo pe? Siko bimeze Fili. Inzitiramibu zagenewe abagore baje kwipimisha ku nshuro ya mbere. Ahubwo rero nimuza gupimisha Ganza ku mezi 9 bazabaha yegenewe umwana w'amezi 9. Cyore aha nahise n'ikazi irimo ubusa n'ijerekani. Ubu ndashaka kubyutsa business mujye. Business igenda ite? Nyine ya indi nageze nankora yo gucuruza inzoga. Cyeko baba rero. Wowe ugiye gucuruza inzoga mu kigihe cy'icyorezo cya COVID-19? None se mujye kuri ko kazi nzi gukora nakuriye kwa Masenya afite akabari. Mpava njya gukora mu kabari. Inyarurembo nahaje nje gukora mu kabari ka Domino. Gusa urumva. Uri ugiye kurangura urwago. Hari ahantu bandangiye akakaryoshye. Ndashaka guhita no kuri depo nkazana n'igice cy'ikazi ya byeri ubundi akazi kagatangira. Ubu se kuko akabari ko mu rugo no kubyitondamo Nadi. Nzi ko nzabigenza mujye ibyo ngibyo bindekere. Kumeruka se ubundi rira ngo nta mafaranga ufite ubigishoro kivanye hewe. Ariko mara umugore mwiza nkanjye unibana amprise urumva naburi gishoro koko. Hewe kitumva se ni. Nanjye namaza gusa nk'umwana. No kunabigenje nyine amafaranga make nabashije kubona niyo ngiye guheraho. Ariko rero mugira inama Nadine. Waburetse gucuruza akabari muri iki gihe amabwiza yo kwirinda coronavirus atabyemera Nadine. Nukuri. Erega urebye sakabari ngiye gukora mujye. Ni kakabyeri kamwe ko munsi y'igitanda. Mbese kugira ngo abakiriya bataza bakabura inzoga kandi bazikeneye. Uko biri kose Nadine urashaka gukora binyuranyije n'amabwiriza. N'utubaye dusanzwe nitwemerewe gukora. Noneho ugiye gucuruza inzoga mu kazi wo mukanga n'urwara koko. N'ubuzima sha nanjye sinjye. Nyamara uzajyana ibibazo n'ubuyobozi Nadine. Ababanze uko nzabigenza byo byihorera nzajya mbihisha. Ni uhisha se abayobozi coronavirus uzahisha mugenzi wanjye. Uzazana abantu utazi bavuye mu rugo rwawe bayinywe basinde musabane urumva. Ubundi coronavirus se yoye
imenye ko mwinshi ubuyobozira ntibafate. icyo nzi nuko nzihisha abayobozi byakora nabyo bizwi n'Imana mujye no kubitaramfata nabo tumaze kurarana kugeza ubu mva nuko nkomeye. Yego di ubona ukomeye kuruta abandi bose rero wirwaye nayo imaze guhitana. Ibyo wibimbaza yewe icyemezo cyo namaze kugifata ngomba kwirwa no kugira ngo mbeho n'umwana wanjye urumva. Si wembaza yemwa harya witwa nde? Nara. Ntugira ngo nuko kuyoberwa nuko unze kukwitiranya na murumuna wawe. Uvuye he? Hariya mu isantere kugura umuntu. Niko se Nara. Karame. Ko uyu munsi utaje kwiga. Nubwo mwarangije ibizamini, sinari nababwiye ko ari amasomo turi bwige kubera igihe twamaze tutiga bitewe n'icyorezo cya COVID-19. Barabitubwiye ko turi bwige. Nashakaga no kureba amanota yanjye ariko sinashoboye kuza myari. Ntiwaje nyine. Kandi dore impapuro zawe nzisize ku ishuri sha. Mbanyakweretse rwose ukareba ukuntu uri umwana uzi ubwenge. Nuko ibyo bizamini naje kubikora natorotse. Urijijwe n'iki se Nara? Ngo waje gukora ibizamini watorotse? Yego myari. Kubera iki sha? Kuko nyogokuru yavuze ngo ninzongera kwiga. Bishoboka. Umwana nkawe uzi ubwenge se ubwo ninde watinyuka kugukura mu ishuri? Nyamara niko yavuze. Oya ntibishoboka yewe. Icyambere uri umwana w'umuhanga rwose ugomba kwiga. Icya kabiri nubwo utaba uri umuhanga ntugomba kuvutswa uburenganzira bwawe bwo kwiga. Ariko uzi ko yaragiye kundaza hanze. Ngo iki? Nako yanyingura bwenda gucye kuko natorase nkaza gukora ikizami. Ntibishoboka. Oya ntibyumvikana rwose. Nara. Karame. Ihanganisha. Kandi umumune ndashaka umwanya nze kureba nyirabazungu muganirize. Oya rwose ntitwakwemera ko abana babuzwa kwiga. Uvuze ngo iki buriya? Ndavuze ngo wandiriye mu mibare mabuja. Rwose wari ukwiye kongeraho nka desi. Ubonye ahantu tuvuye ni kure rwose. Kandi rengewe nicyo mpfa n'abakarasi. Urambwira ngo nkongera amafaranga ntaracuruza. Uriya si Nyiramariza wiriya? Uriya si Nyiramariza? Nakumenya ari we. Wowe komeza ugende ndamutegerereza hano. Ingendo ya beza we. Ariko none umenya wararwaye mu mutwe Nadi. Usigaye ugenda uririmba mu muhanda? Mbe nyina ahubwo uyu mwaka ndawukizwa n'iki koko? Guhura n'umugore wamfungishiriza umugabo ku munsi wa mbere koko mvuye kurangura. Ubu none mwaka Nyiramari, ubu none mwaka. Komeza urugendo rwawe nanjye nkomeza urwanjye. Sinshaka gutongana nawe. Uranyumva neza? Ariko usigaye ugenda neza we. Nukuruberewe no gufata imbago ugenda ucumbagurika usimbagurika. Maze rero niba hari wakuntumye ugenda umubwira ko wanguze rwose. Urumva? Ariko umuntu abamuba ahantu hose koko. Kwisura ku mutima none usigaye unacumbagurika. Yewe icyo nicyo gihano nicyo kikubereye umugore mubi nkawe wafungishije umugabo we gusa. Wowe mwiza se nyabusa kuki utabonye ugukongwa gushyire mu rugo nk'abandi bakobwa ugatungwa no kwicuruza. Umva mada umva umenye ko nzaza ukantungana n'umwana wanjye kuko niwe wamfungishije waduhahiraga. Urumva Nyiramari? Uzibeshye unzire mu rugo Nadi. Uzahakura imbwa yiruka. Nadine se gukoza atinyuka kujya kwaka indezo kwa mukeba we. Iyi business iteme wagiye gukora se yo izamuhira. Ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activity na Aurora Wihaze mukayikurikira kuri Radio 10 kuwa 3 no kuwa 5 saa 11:30 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho ubutaha.